Yes bakunzi bawe ni entertainer rero turongeye turagarutse. Murabizi rwose ni muri wa mwanya udasanzwe tuba tugarutsemo kugira ngo tubabwire ibigiye kuba mu kanya gato kuri filime y'Intimbaravi, kuko amakuru twe tuba tuyafite ndetse dusesengure n'ibyakinwe turebe se ibigiye gukurikiraho ni ibihe. Muri ano masaha rero kuri ino nshuro muraza kunyemera mbabwire yuko rwose nyamuneka ndaza kuba rwose nsa nkaho ndi njyenyine kuko muvandimwe atameze neza, ndaza kuba nsa nkaho ndi njyenyine muri iki kiganiro. Ubona njye rero iyo ninjiye mu bintu nk'ibi ubwo ni fire rwose. Abakunzi bacu badukurikirana buri munsi aho uri hose uze kugerageza utere comment umbwire nimba ari sawa kabisa kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Twirukanse cyane rero sindi butindege sinjya mbatindira, nyamuneka reka duhite twinjira muri ibi bintu. Ariko n'umuvandimwe nawe naza kunyaka akanya ngo avuge ndi bumureka avuge nta kundi. Reka duhite twinjira muri ibi bintu by'umwihariko tubisesengure. Ariko uyu munsi noneho ndaza guhera mumbwire muri comment aho ndi buhere. Abakunzi banjye nimba unkunda nyamuneka avuga ati fire muri comment, fire ukore kuri like unasharinga iyi video, aho rwose turaza kuba tubyemeranyije yuko unkunda n'ibinakunda nzakwira akanamba kanjye rwose tujye tugenda tunaganira 5 kuri 5 kuko turashaka no kubakorera groupe, by the way groupe muzajya musangamo n'ibyamamare abakinnyi ukunda bo muri filime nyarwanda ukabasangamo. Birumvikana yuko nyine ibyo bintu ari byiza cyane. Twirukanse cyane rero sindi butinde, reka duhite duhera kwa Shema na Ravi. Murabizi yuko ku munsi w'ejo bari mu twatsi barimo baganira, Ravi arimo abwira Shema ati mena umuceri ibintu birangire, ati wicaza umuryango babwize ukuri, babwire yuko uri umuntu mukuru ugomba kwigwanira. Ese koko namwe nkuko mubibona Shema ibi bintu araza kubikora? Araza kwicaza aya masasu, ibi bombe biri mu rugo iwabo byaba mama we ndetse na Aline, bige kuri ibi bintu koko babishyire ku murongo? Ese Aline waraza kubyemera wamaramaje na mama we wamaramaje? Uziko neza hari umuvandimwe ejo twaganiraga arambwira ati nyamara aba bantu batumwe na minisitiri kugira ngo Shema ashake Aline, batumwe na minisitiri. Kandi natwe nawe nimba ufite amaso abiri, ufite iry'umubiri ndetse n'iry'umwuka, ibi bintu uze kubicunga neza. Nudasanga mama wa Shema hari ibyo yemerewe na minisitiri bidasanzwe kugira ngo Shema akundane na Aline, ibi bintu nge nzabagurira akantu. Reka twikomereze. Turaza ubwo mu kanya gato kari buze dushobora kuza kubona, ariko Shema n'ubundi nubwo yabikora ibi bintu ndabona ntacyo biri butange pe, ndabona ntacyo biri butange muri rwa rugo rwose. Nyamuneka mu kanya gato rero dushobora kuza kuyibona tukabona Shema rwose yicaje famiye, abari kumwumva arabafite ku ruhande rwe, ariko hari amashitani afite muri rwa rugo nto bikaza kugorana. Katwigarukire kuri cya gicupuri cyacu rero ngo ni Mimi bye bikomeje kuba nawe rwose nzamba kanyina wa nzamba. Impamvu ni haracyakomeje kuba ikigoryi. Ibaze yuko kugeza na n'ubu mama akigisha kugira ngo amenye urukundo icyo ari cyo, amenye ko azajya afata amanzi, ariko byamaze kunanirana. Mbega Mimi, abantu mukunda Mimi mumpe comment, mutere munalayikinge munasharinge, kuko ibintu bya Mimi nawe muri no filime bimaze kuncanga. Mimi arakundwa n'umusore uriseriye, ariko ni igicupuri kiraho, ni ikigoryi. Ubuze tuvugisha ukuri, biramutse bigeze nk'aho ibya Shema na Ravi bigeze koko hakabaho kuba bashakana cyangwa se bana, murabona Mimi yabasha kubaka urugo? Cyangwa ahubwo yajya yirirwa muri Snapchat, nta nubwo uriya yabasha rwose no gukora akazi. Niyo bamushingira akantu manza atagashobora, ahubwo yajya bisiga akigira kuri Snapchat akabyihera abantu, kuko mabona ari akaguryi kibereye aho. Wayigenge uriya mwicanyi wo kwa minisitiri nawe reka tumugarukeho. Bakunze kwita Tita, ariko njye mwita Wayigenge kuko turaziranye cyane. Ni ukuvuga ngo Wayigenge nawe yamaze, cyangwa se Tita yamaze kumaramaza nyuma y'ibyo bamukoreye kwa Ravi, ariko biraza kugorana kugira ngo yice Ravi, ndetse dushobora no kubibona muri iki gice. Biraza kugorana cyane kugira ngo yice Ravi rwose, tubone Ravi yapfa, kuko bisa nkaho nawe rwose urugo
yarutinye bitewe na mama uyu mubyeyi uri muri uru rugo, ibaza urugo Aline yatinye kugarukamo akarwoherezamo Wayigenge Tito. Ntabwo biri bworohe mu masaha ari imbere, ibi nabyo turaza kubibona. Wayigenge araza guhabwa indi misiyo yo gusubira muri uru rugo, ariko nareba nabi ashobora kuza gufatwa atari yagera ku ntego. Ibi nabyo niko rwose turimo turagenda tubibona. Ikindi kandi kwa mama Shema, umuntu bita Aline barimo baragenda bamukoramo amakuru. Ange amaze kumenya byinshi, Claudine amaze kumenya byinshi. Ku munsi w'ejo rero dore byanarangiye, filime yarangiye aho yafungiye telefone Aline yitabye avuze ati alo, mwari muzi yuko uriya mukobwa ari ikigoryi? Hariya hantu yari ahamagawe na Wayigenge amubwira ko agiye gusubira ku kazi kandi ashaka kwica Aline, arava akamukura mu nzira vuba na bwangu. Rero Ange na Claudine bahise babyumva. Murumva se umuriro kwa Shema utagiye kwaka? Umuriro kwa Shema ugiye kwaka. Nanone kandi tugaruke gato kwa Neyira afite ishyari iracyamumena umutima acyamumena umutima. Ubwo aho ni kwa mama Ravi, ishyari iracyamumena umutima ko Mimi akundana na Manzi. Ese koko buriya uriya mukobwa ibyo yakora byose, niyo yagira imijinya imeze abona koko hari umuntu ushobora kumwumva muri iyi filime? Nta n'umusore wamukunda kuko ni akanyamashyari. Buriya abasore ntibakunda abantu bagira amashyari. Birumvikana yuko rero rwose nyamuneka hagiye gushya. Nanone akandi kantu mutari muzi, ese mwari muzi yuko wa musore bohereje ku kazi, umusore bohereje ku kazi Ganza nawe ibye bishobora kuza kuba ibindi ugasanga rwose araje noneho akomeje gufatanya n'aba ba Shema mu kugira ngo bakomeze bakunde Ravi. Ugasanga n'ubundi uwitwa Aline na Nuza baracyaburizwamo na mama Shema. Mu kanya gato turaje dukurikiye ibindi bigiye kujya imbere, ariko mbararikiye kuza gukurikira, biraba ari umuriro rwose. Iyi link mujye munayishyira hirya no hino kugira ngo n'abandi bantu bayibone, noneho bamenye ibigiye gukurikira mu masaha ari imbere. Murakoze. Ariko mana we kamutere story mbere yo kugira ngo twinjire muri iyi ntimba ya Ravi. Mu kanya nari ndi muri siporo, kuko nagiye muri siporo byari nko mu masaha 11, urumva. Noneho ndi muri siporo ndimo ndagenda niruka, mbona umukobwa usa nka Mimi ari kumwe na Manzi. Mpita mvuga ati ko byagenda kose ngiye guhita nkora sambetere kugira ngo mbagiremo mbaganize, noneho tuza gukora ikiganiro tuza gushyiramo n'amajwi yabo turi kuganira, kuko n'abarikodingaga batabyumva. Noneho ndangije ndirukanka, ndavuduka mbagezeho ntangira ndabarikodinga, ariko ubwo nagize ndavuze se wa mu Wayigenge wari uri mu bigoro banyicanye nabora kandi tutari muri siporo ari muri filime. Ubwo rero nagize ubwoba bwinshi. Birumvikana rero ngira ngo iyi nkuru tugiye n'amajwi yabo ndafite, yenda abantu baraza kuyakurikira mu minota iri imbere nibiza gukura, ninumva umutima ushaka ko nyabaha. Ariko reka dukomeze, ahubwo katwinjire muri filime nyirizina. Katwinjire muri filime Igitondo Cyiza abakunzi bawe. Turahera he? Minisitiri byacanze. Oya, ariko si wahera kwa mama Shema kariho rwahiye. Kwa mama Shema se? Ndumva mbuze amahitamo. Wahera kwa mama Ravi se mu bakomediyani bacu? Kadayere kwa mama Ravi, kwa mama Shema ariko ni moto naho. Aho hera katujye kwa mama Shema avuze mbere. Mama Shema byanze neza akomeje kutubera intare y'ingore. Ubu abana be bose katangiye kubakomanya, niba mwangira rimwe none harafata yareke he. Ikintu kinshimishije uzi icyo ari cyo se, nari nzi ko Ange ari bube ku ruhande rwa mama Shema. Karega nawe wibuke ko akundana na Tony, kandi na Tony nawe ni mugenzi wa Ravi no mukene. Nawe aravuga ati ko bari kugira Shema ejo ninjye bazabigera. Yes, no kubango rero kuba tuvuge ko yafashe uruhande rwiza se. Yafashe uruhande rwiza, rega amafaranga n'amashakishwa. Yafashe uruhande rwiza, no kuvango kwa Shema uzi ikintu mbona. Kwa Shema birarangira bakoze amakosa, kandi amakosa bari bukore ashobora gukorwa n'uriya mukobwa ngo ni Aline. Ntago biri bube wini.
reka ibaze nibamara kumenya ko hari umuntu urimo urajya kwica Ravi. none oya Ravi kumwica ko ndabona mu kanya kari imbere ashobora kuza kugerageza guterwa ibyuma agakomereka ariko iwacu ntibamukomeretse pe ntapfe uri kubyumva neza ntapfe noneho nadapfa ikintu kiri bubeho Shema araza kuba amenya ukuri n'ibyo uriya mukobwa Ange amubwira amenye yuko bafite gahunda yo kugira gute kwica Ravi kandi yaramuciriye mu marembo avuga ati niba ubona uyu mugore ukuntu yarakaye noneho ukuntu yita mama we nta nubwo yamwita mama ngo uriya mugore akaba ameze nk'intare ugatekereza ubushitani n'ubugome bwa Aline ushaka amabodyguard n'amabawonzi ajya kurinda Ravi. Yes, bivuze ko uyu mwana Aline aramuzi neza cyane n'ibintu byumvikana kandi si nawe ubwe Aline ashobora kuza kwimenera agasanga amubwiye ibyo arimo arapanga. None se ntamaze kubibwira Claudine ahubwo kuko na Claudine ashobora kuza kubivuga kandi Claudine ni Ange amuhaye amafaranga. Urumva yuko nyine kwa mama Ravi ko byagenda kwa mama Shema ko byagenda kose agiye gushya kuko mama Shema ntabwo ari bwemere biriya bintu bari kumubwira. Ibaze noneho mama Shema wigira shitani namenya ko Aline ari gushaka kumena amaraso kandi mama Shema ntabwo ari umugome nubwo akora ibi byose nuko nawe yababajwe. Ibaze namenya ko Aline ari kumena amaraso araba kimushyigikiye ntabwo araba kimushyigikiye biraza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo kandi nanone mama Shema aretse gushyigikira Aline ibintu akora yabireka pe ntabwo Shema ari umuhungu uri mu gihugu wenyine kandi Aline si mubi buriya nubwo afite imico mibi ibintu birahinduka. Erega twaje kumenya ko Aline adafite n'umutima mubi nyine uretse trauma y'urukundo. Ntawe rwose baze gucikwa rero mu kanya ubwo mama Shema ari bo baze kumenya imigambi ya Aline. Reka tubiveho ibi ngibi ubwo tugaruke kwa mama Ravi. Mu bakomediyani bacu kwa mama Ravi naho zahiye hatashye telefone iPhone ariko ni nimero ya kangahe abantu muze kureba muze kundebera ngo ni iPhone ya kangahe munyibwire muri comment. Ya iPhone ni nimero zingahe ahubwo se buriya wa mungane wa Bimana abasha kuyikoresha mu gacwa ese ntiyari yabuze kamera ngo ingenzi bi telefone byose ababuze kamera ntabwo biri bwore ni ukuvuga ngo kwa mama Ravi ko byagenda kose kuva wabonye telefoni ahubwo iriya telefoni ishobora kuza kubicisha bashobora kuza gusohoka hanze bagiye gufata video ugasanga nibyo ahubwo njye mbona telefone mbonye bivuze ko igisubizo cyo gutanga amakuru se ibintu byose ari neza muri rwa kikora bahita bafata video cyangwa se ubundi rwa rugozi ko nta telefone rwagiraga habagamo ka telefone gatoya ku kagozi ka Ravi maze ka telefone yambara mu ijosi niko kabaga muri uru rugo amaye nka data ariko na mama Ravi afite akandi ga telefone gato ntari nkavuze kandi hoya gatoya k'amatushe nawe yes ni ukuvuga ngo uko byagenda kose agiye gushya kwa mama Ravi. ayawe honest nk'uyu mutipe umaze amasaha 7 mu bigori arica umuntu ariko ntabwo ari bugira aho kumwica ahubwo kuko ahantu ari ni hari nyabagendwa ni ku nzira oya noneho n'Imana bari gusenga muri uru rugo reba amasengesho bari gusenga kubw'umutima uhagaze Ravi afite ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ntacyageraho biraza uyu munsi wo bamaze guswata amasaha 7 ibaze ko Aline yamutegereje akagera n'ahagwa ni ikibazo ashaka kubera umushinja yahanutse kariya kagirigiri se yagashobora ubundi ko kamuzinga ntabwo kagere Meddy yamubasha kagere Meddy ntabwo yamushobora rwose. bakunzi bawe entertainer niba ari aho ugeze rero akaba ari n'ubwa mbere ubanye natwe kora kuri subscribe ubundi wumve ikiganiro mu kanya turaza kugenda tubabwira n'ibindi bitandukanye ingamba